Inama y'umunsi y'abashakanye. Impamvu 5 zikwereka yuko mwashakanye atari isoko y'umunezero wawe. Iyo dushatse tuba twizeye ko ibintu byose byiza mu buzima bwacu bizakomeza kugenda neza nk'uko byahoze, kandi tukanumva yuko kurongora bizatuma ibi byose twahuraga nabyo bizahita bishira. Ariko se koko biriya ni ukuri? Ni nakuri yabigenda? Kimwe mu bintu bimeze nk'imigani abantu benshi dukunze kwizera ariko kandi ntitubivuge, nuko ari ukuntu twizere ko tuzakizwa n'umugabo cyangwa se umugore tugiye gushakana. Icyo gitekerezo mu by'ukuri uko cyumvikana ntabwo ari ukuri, nabwo ugomba gushingira ibyiringiro byawe byose hamwe n'ibyishimo byawe ku muntu mwashakanye. Ibyishimo ni ingeso buri muntu wese aba agomba kuba afite kandi aba agomba kwibonaho byanze bikunze. Dore none impamvu 5 zatuma mwashakanye adashobora na rimwe kuba isoko y'ibyishimo byawe. Impamvu ya mbere ni uko gushaka kwawe bitabayeho kugira ngo ugire umunezero. Turashaka kuvuga yuko ishyingiranwa ryanyu atari binini byo kwishima, ahubwo ni umubano wera washyizweho n'Imana ugamije kubatunganya mwembi mu buryo bw'umwuka ndetse no kukwemerera gushinga umuryango wawe. Wakwibaza uti none se ubukwe bushobora kudushimisha? Yego rwose, ubukwe nanone ku rundi ruhande bushobora kuba ibyishimo byawe, bukanaba isoko y'umunezero wawe, nubwo ariko atari yo ngingo nyamukuru yatumye mushakana. Umubano, gushaka ndetse no kubana byashyizweho kugira ngo abantu bahimbaze Imana, kandi binyuze mu bukwe bwubaha Imana abashakanye bombi bashobora rwose kubona umunezero. Indi mpamvu, burya kuba uri mwiza ntabwo bivuze ko uzagira urugo rwiza. We n'uwo mwashakanye mugomba kuba mufite ubuzima bwiza kugira ngo ishyingiranwa ryanyu ribashe gutera imbere. Kugira ngo rero hagati yanyu nk'abashakanye mugire ibyishimo mu bukwe bwanyu, mwembi muba mugomba kwiyemeza kugira ubuzima bwiza umuntu ku giti cye. Ushobora yewe no gukenera ubufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza mu marangamutima. Kugira umubano mwiza n'inshuti n'umuryango hanze y'ubukwe bwawe nabyo bikaba bishobora kuba ingirakamaro ku buzima bwanyu. Ibintu byose utekerereza ku rushako rero ukaba utekereza yuko ari ibintu bizaba ari byiza gusa, nanone ugomba no gutekereza yuko wowe uko umeze n'uriya uko ameze, nubwo mushobora kuba muhuza none ariko mushobora kuzagera mu rugo maze rwose bikanga. Turahita tujya ku bwoko bw'urushako, aho abantu bakunze gushakana bishimana, bigaragarira buri muntu wese, cyane cyane ku bantu bo hanze babareba baba bavuga bati bariya abantu ni intangarugero, ni abantu bakundana cyane. Nyamara ariko akenshi abangaba iyo maze gushyingiranwa, uku kubana mu mahoro kwabo kuhita gushira mu buryo butunguranye. Abangaba rero bashakanye kino gihe bahita batangira gutungana intoki hagati yabo. Umwe ahita atangira kuvuga ati iyo aza kuba atari wowe simba narabaye gutya. Undi nawe akavuga ati oya rwose ninjye washatse nabi. Nyuma ya bino bibazo rero, Imana niyo soko yonyine y'umunezero nyakuri. Data wo mu ijuru ni wenyine ushobora kutwuzuza rwose, nta wundi muntu ushobora gukora ako kazi. Mwembi rero nk'abashakanye muba mushobora gusa gufashanya gukura cyangwa se gutekereza ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana kandi neza. Rimwe mu ijambo ry'Imana rishobora kugufasha rero, soma Imigani igice cya 27 umurongo wa 17. Haragira hati nk'uko icyuma gityaza icyuma ni nako umuntu akaza mugenzi we, kugira ngo mubashe guhindura ibitekerezo byanyu ku Mana nk'isoko y'umunezero wanyu. Kurandura umugani ngo mwashakanye niyo soko y'ibyishimo byawe mu by'ukuri, nabyo bikaba bizabafasha mu buzima bwanyu. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo Wawe.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.